niba urimo kuza ubone uje kwerekana imana ko urabona ndi umukecuru utaho umukecuru se urabona imvi zitabigaragaza uretse sha turabirebera twese kuri stage abajaji bahageze se ako si ikibazo kimwe iya Rwanda ko nzi kari y'urubyiruko uretse di ndabereka aca umugani mu kinyarwanda ngo amabuno y'inkoko agaragara ari uko umuyaga uhuye baca umugani mu cyongereza ngo no mouse sauce kuvuga ngo nta sauce imbeba ibaho kandi uri guhigisha ibikeri ahubwo ngiye byanyuma icyo waje kwiga ahubwo mwebwe ndumva impano muje kumurika hano mwazivuze zose sinumva impano zanyu ari iminwa hahiye kamubwire rero dukomeje gutongana n'uyu mukecuru byaza kuba bibi ubundi wateguye ibyawe ahubwo reka mubwire reka ndenye njya gutegura ibyanjye n'ubundi yati Rwanda ni y'urubyiruko uyu mukecuru nahatunyura nungaye twegendere mana narebe ariko namwe ye havenze nitunganye nisige na kare gapudure hehe hahi ndi umukecuru reka mbereke bari keza ndingi kushamenya sambi bazibonye mbone ukuntu wanga ku mapisi ufite iseseri jyana n'ubundi nta kijumba cyari kirimo ubundi reka njye kwiyicarira mukecuru wanyakose umva bibi nkundatongura umukecuru nagukuramo nyababyeyi twese hano twaje gusabiriza witonde ubundi ko mbona ari kugwatira gusuhuzanya ubundi murapfiki gusuhuzanya ntabwo ari itegeko mwese hano mwaje gusabiriza n'utsinda n'uyu agatsinda musuhuzanye mugeze hantu reka nagasaka karori bana umva we muko karori ni nyoko wakoreje kuza gusabiriza witonde nakubwiye ngo twubahane yewe reka nanjye njye mu irushanwa gusaza ni mu mutwe reka nanjye ngende ndebe kuba ari bunsinde akoze mukecuru wayibye neza bakora wintesha umwanya mwana nase mukecuru wizeye kuri bwatsindi jaji ntabwo yabinkora mani noneho nimunyumvire nakanyabo none murabona ko tujya gukompeta n'abakecuru zibase ubwo si byo birakaze bidakara se ugomba kujya dukora dukompeta n'abakecuru ni ubwa mbere nabonye ibintu bisekeje ni ubwa mbere ubonye ibintu bisekeje aho umukecuru wasohoka ukajya gabanya umunwa akuhure muranzibisha kandi ufite umunwa muremure ho bari umeze nk'umuntu wi shabe bunsengere uzi abantu bahari ewa umva cyakoze umva mani sinzi ukuntu nabikubwira tu shama ni byiwere gusa nyine wowe ujye ku mavido sawa sawa shabe wiyiteho umukobwa ndiho hirya gutya ese ko imanuye nayo imanutse gusa uri kubona ibaze fone yanjye igiye bifotoye mwiza ashafite akabiri kanyerera nako umusore none se bimeze bite waje hano kwenda iki kuri hano wese waje kwenda iki
ahubwo wowe ndagira nkubaze uri hano ukora iki? waje kugaragaza impano se nawe? Amaye nka noneho kashe amakokero. Ahubwo uje kugaragaza ihe mpano? Waje muri ati Rwanda? Yego. Ati wowe watsinze. Are you sure, Emmanuel? Watsinze nara performinga. Ngenda kubwiye ngo watsinze, iyo twabonanye ujye umenye ko watsinze. Wese uri iki? Uraza kumenya ari uko ubonye nkuhaye pass. Utamfite se wahacika. Ibyo ntibyankira hejuru. Abatubuzi bahozeho. Ubwo mbonyemo umutubuzi. Baba we, ahubwo wowe emera ikintu ugiye kukubwira ugikurikize. Naho bitabaye ibyo feyiri wowe. Bwakaze kwa nyina. Abonde. Tapa. Wagagira iwanyu da. Uri kubona ndi mubi? Erega ngiye naje mbyizeye n'ubundi ndatsinda. Nkigera kuri stage. Niba byizeye kuri buze gutsinda noneho wihe pass. Ahubwo wowe emera niba wumva ushaka gutsinda. Emera dutahane. Naho ubundi bitabaye ibyo. Turarane. Bitabaye ibyo ngibyo uzagagira kwa nyoko cyetse. Ni uzakwishakira. Kumisa. Mbega ibikweto. Reba urushati kweli. Mbwira niba ubyemeye naho ubundi si cyo ndicyo ndakaze. Komere bwana perezida w'abajaji. Mukomere. Umeze ute? Meze neza ko ndi icyumara. Abo banyamuryango ntabwo baraza se bashaka kwerekana imana. Yego ko bagezemo n'abajaji batangiye kwagira ahubwo nanjye nuko navuganaga n'uyu mwana yambwiraga ngo nzamuteze imbere ariko nta kundi ndaje. Uyu nawe ni umwe mu bari bugaragaza impano. Nubireba se Ngomeze ngiye muri sare. Mugere mu wowe byoroganiza ndaje. Wabyumvisha se nabo nyitegereza wahaca henze utamfite. Ngiye hari umutwaro unyanda nikoreye ku buryo none utangiye ko nyifuza ariko wowe nakubwiye ngo uratsinda sibyo? Ahubwo tugende wowe ibindi bimbaze sibyo? Komere hino uri twari twabonanye. Komere Judge Kimbo. Ya perezida. Makuru munyibaganira watinze Ikibazo ariko ibintu bigenda neza. biruze gutunga. Tizere ibintu mwari mwabyuganije Byari byatunganye. noneho ndizera twababwira ibisabwa n'amabwiriza y'aya marushanwa tugatangira. Mwiriwe mwese ko nta murare mufite ntabwo mwizeye ko muri gutsinde. Noneho ndagira banze babwire ibintu bigenga aya marushanwa sibyo? Aya marushanwa nta muntu uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kwitabira kuko ntabwo tugiye gutanga za mbembero sibyo? Ikindi ndagira mbabwire ko n'abafite imyaka hejuru ya 35 nabo batemerewe kwitabira ino rushanwa. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Niba uzi kurimo ushaka wakigendera kuko ntabwo turi gutanga inguzanyo ya VIP. Bizera birumvikana. Ikindi umuntu uzi ko ari buze kugira yesi ebyiri byibuza ni uruze kuba yatsinze. Nubona wagize imwe ntuze kuvuga ngo judge bakwibye. Kandi ikindi nanone turarebera aho uturuka. Noneho dukomeje uraza berekana imana yawe hano ugire vuba. Ibintu byo kuza bagira ngo mwambaye inkweto z'ubugari ntabwo tubishaka. Ugire vuba niba ari impano yawe uyigaragaze vuba kuko hari abandi bakeneye kwitera bakajya mu mirimo yabo. Birumvikana? Mwabyanga mutabyemera mushobora no kubyanga hagakomeza. Bizera noneho nakakira judge ahangaha murarandi kumwe na judge batandukanye. Hari Judge Kembo hakaba na Judge Jeff. Abo nibo tugiye gufatanya muri uyu murimo. Dutuze iki Kandi ikindi nta muntu wemerewe guha amashyi umuntu uri buze gupafominga neza. Uri buze kubikora arirukanwa mu irushanwa niyo yaba yabonye yego sibyo? Yego. Ntungane perezida wacu w'abajaji ugiye gutambuka ujye hari imbere uvuga amazina yawe ubundi ugaragaza impano yawe n'aho uturuka karenze iminota 5. Murakoze ndakeka buri wese yumvise ibyo bavuze. Ibi ni nawo mwanya wo kugira ngo dutangire igikorwa cyaduhurije aha ngaha. Ubwo ngubwo wa mbere yatambuka agatwereka impano ye. Murakoze.
amakuru ni meza. ifite confidence Cyane rwose. wizeye ko uribuze gutsinda ashaka birakomeye witwa nde? Nitwa Tere. Tera nini? Rugamba. Rugamba Tera. Okay. komereza tubwira n'akarere uturutse. Nturutse mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gishari, akagari ka Rwanda, umudugudu wa Nyagakobo. None uje kutwereka ihe Imana? Nje kukwereka impano, nje kubereka impano yo kubyina. Urabizi ko Tera? Cyane. Tera ni sura yawe itandukanye, ariko twagiye Oya ntabwo itanganye Jack. ndizera amabwiriza wayumvise. Imyaka ingana? Imyaka 18. 18? Cyane rwose. Iyi niyo mirire mibi bavuze. Wagiye komeza. Imana yanjye. Ngiye gutangira. Tangira nta kibazo. umva Rugamba Tera urimo urabyina neza ariko urimo urasa. Urimo rwose. Byina neza kugira ngo turebe ko beat urimo uravugisha umunwa ijyana n'uko urimo urabyina. Twagiye ongera usubiremo. Wandeberamo wese yajya abasha kuba yajya akigisha n'abandi bana bo mu gace k'iwabo bakagenda neza, cyangwa se nkaba nagize igihugu nyine iterambere bitewe n'impano mfite. Niyo mpano mfite. Tera, uramutse ubonye amahirwe yo gutsinda, urumva impano yawe yazakumarira iki mu buzima bwawe ku giti cyawe? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza kandi kinankomereye. Nyine ngize amahirwe nkabona pasi yo gukomeza, nazagira amahirwe yo kugira ngo Imana yanjye kandi nkazabasha kugira ngo nzagusimbe no kuri ubwo bujaji bwawe wicaye. Ikibazo ahise yumva ko azagusimbura ku bujaji atarabona na pasi. Si n'ibyo byose se. Nagiye kunsimbura. Namwe mujye munyumvira. Uburebure ufite bwapfuye ubusa gusa. None se Tera iyo ababa ni ururimi rwo mu gihugu uririmba. Iriya bite nawe navugaga ni uko yakoreshejwe n'umugabo bita Gobert. Noneho watubwira inkomoko y'urwo rurimi, ese ruturuka mu kihe gihugu? Igihugu ntabwo nyize rwose urangoye. Tera ihangane uracyafite urugendo rurerure sibyo? Ibintu wagaragaje ikigaragara nta bisobanuro buzima ufite ujye muhaye oya. Bite byawe? Amakuru? Ufite imyaka ingahe? 19. Witwa nde? Nitwa Fiona Saga bakise akazina keza wanyu. basigaye cyane Yanasobanutse. Nduruka mu kahe karere? ahantu nturuka mu karere ka Nyagatare, niyo mpamvu nzi ibintu bijyanye n'umuco, niyo mpamvu haba n'inka nyinshi, niyo mpamvu ugiye kubereka n'impano mfite y'umuco nyarwanda. Ni byiza abo bakobwa nabo baba bakenewe, ni byiza ko batera intambwe uvuga ngo uje hano kuri stage uje kwerekana impano yawe ijyanye n'umuco, sibyo? Ikibazo mubaza agati bavurugisha amata bakita ngo iki? Agati bavurugisha amata ndakeka bakita akabana. Akabana ndagakosha. Wowe ngo uri Nyagatare ngo wabaye amata nawe ujye dukomeze. Ikibazo gikurikireho kiravuga ngo umuheha banywesha amata bawita ngo iki? Urakoze kumbaza ikibazo cyoroshye cyane. Umuheha banywesha amata kuko nakunze kuyanywa cyane bawita ruvuna amata. Ibyo bintu wabyigiye? Agati bavurugisha amata ngo bakita akabana. Kuko ibyo bintu aramubizi. Mu Kinyarwanda twize yuko agati bavurugisha amata bakita umutozo, naho umuheha banywesha amata wita umuceri. Wabyumvise? Umuceri. Wanyweye amata aho banyweye ibizima. Abo Nyagatare watubeshe. Reka nanjye mwibarize ikibazo. Sangwa Fiona.
mu kinyarwanda nyina w'umugabo wawe aba yitwa ngo iki? umugore ubyara umugabo wanjye bamwita Murebwere Floride. babuze abo bita zaravashi. sinjya nukana ariko nakakwisi. Nta se waba uyitutse uyu mukobwa agereranywa n'imwe bamwita nta nubwo uzi kuvuga ko ari nyokobukwe cyangwa se ubukwe. Ibyo bintu ntabyo uzi. uvuga ngo mabukwe Murebwere Floride ugatinyuka ukavuga nyokobukwe izina bitewe n'ukuntu nakubonye ntayego yanjye ntabwo wamuhaye oya. nanjye muhaye oya. uzagenda witekerezeho nanjye muhaye oya. Hari undi se atari njye? ariko agakobwa wacecetse kari biri buzamuka. Njyewe. ko mushaje nabi mwebwe mwabakecuru waje nawe ugatsinda. Undi nawe utambuka se genda n'abagore oya zabina cyane ate mabu muraziranye nani akareke no ntumbyige namenyana nawe irabijyana niyo amaraso rero Ken nta bantu b'isi rimwe isi muri isi. ariko umva ibyo tworoherane ushobora kumva ko ubyibye hano mu bajaji bagakuramo n'umushahara w'uyu munsi twabona Yesu rero twikomereze bakita neza murakoze okay murakoze bitwa Ira Kevin Ila Kevin kumona watwawe ubwenge bwagiye oya ntabwo ari ugutwara Ira Kevin urabagiye gusubiramo George ndakubaza ikibazo kimwe ko sangwa Fiona utigeze ariko mbibwira ibyo bisabwa ubitekerezaho cyane. uyu nguyu niwe mukobwa uri imbere wenyine. reka dukomeze Renata mfite imyaka ingahe? okay murakoze thank you mva mfite imyaka 17. imyaka 17? yego ikigaragara we ntabwo wagakwiye kuba ariko atari bamwe ngenda bizi neza ratasuri buyuzuze mu kanya nta neza mva harabura nk'amasaha. ngenda ategetse na janje mukuru iri rushanwa rarikwiriye mukanya no imyaka 18 yego nyine ubibwiwe n'iki? ubibwiwe n'iki se waramubyaye ese ntumureba kandi gukura arimo arakura se ni icyobo ku buryo uvuga ngo arimo arakura icyobo ko aricyo gikura babireba 30 urahembwa ukasebe urabishyira he? noneho turebe dukomeze twebwe ntabwo twemera yuko atambuka ataruzuza imyaka 18. nende utabyemera njyewe nyuma yo kutabyemera ushobora kubukura mu bajaji nkagukuramo n'umuco Imana nifundi ngo muyite umwana w'inyuma. Ubu ngubu narimuyeho 3. ibyo ngibyo ntabwo bitureba ibyo byo kuvuga ngo yakuyeho yageze ate ahubwo icyambere nuko wagize ubutwari ukitangira ukaza muri rushanwa. Ndumva nta wundi wakongera kucyemeza urafashe ahubwo ufite ihema data waturutse nge ndahazi tubwire ufite ihema Imana yanjye ragira nigaragaza ese ubundi jaje ntabwo tubiziranya. nge impano yawe ndayizi latila niyo mpamvu muhaye kaye wikomereze urayizi se yagiye kuza umuzanye yabanje kuyikwerekera iwabo aramusore aragaragaza impano urayizi. jewe yego nayimuhaye namwe mutanga aho data agaragaza impano yawe turebe turaguha ibikwiranye n'ibyo usaba. Ubundi se ko ntabwo babinteye nta kibazo reka nyibereke. Rekera twakubonye mukobwa. ahubwo ngero bagatwakujya tukamwireba iyi mpano se nibwo buki rero ukuntu kanyonga neza ngoka karanyonga ngo Aranyonga se ari ku igare. Aranyonga bwa ariko byaje uyu mukobwa yavuga mwapanze iki wowe na cyahise uturuka he uva mu kahe karere wowe? Erega nawe wabyibwira.
ni Gasabo mu biryogo. Ni Gasabo. Gasabo. Kandi noneho irakevi njyewe ndabona iyo mana ahantu yazatugeze yo kumudaringa njyewe muhaye yego Muhaye oya. yego byari twumvikane njyewe muhaye oya tugereranyije amabwiriza y'iyi ati Rwanda biravuga ko nubona oya ebyiri uri bube watsinze. Ku ngingo ya 62 igitabo kirimo amategeko agenga abajaji, iyo umuntu werekana impano aho abonye oya ebyiri aba yatsinze. ikibazo ntagende. urashaka kutuyoboza inkoni y'igitugu udukangisha icyo uri cyo ahubwo ubutanzara uzazana abandi bacaca. Turabikoze. Genda nyine ajya kwicara se ngiye mfite yego rye uguhaye oya unafite yego rye ngewe njya kwicara undi ntacyo. None se ubwo wogeye agenda mu ariko se ntabwo rero waretse akaba ari njyewe uvanze. ahubwo nko mu nzira nifatire yego zanjye hakiri kare mugeze yo wingora muri gurupe oya ni umuntu ku giti cye. none rero umukecuru abantu tugiye turaza kuba turi kurya n'ubundi ntabwo twaje hano gufata inguzanyo za miliyoni ugere Numva se ahubwo wowe wishimye wizeye kuri butsinde cyane rwose kuko nabyizeye kuba wifitiye icyizere kiruta abatambutse aho ngaho. uyu ni mukuru wawe uyu ni murumuna wawe kuko bose bakwemera baraguha amajwi kujya impano yanjye niyo iri mu bwinshi amajwi ubwo se tugutsindagiye mu kibindi babasha kwikuraho cyane rwose nakikuramo kuko intege mfite namwe niyo mwakiteranya ntimwabasha ariko ntabwo mbasuzuguye. twagerekera ubwo bushaka amazina yawe nitwa nzaba se nizo impamvu nanze kuyavuga yose ni uko ari maremare ubundi yuzuye Kristi imba yivuze rito ryajya mu gakarere. ngatubwira amazina yawe nitwa nzaho Imana ishaka n'ubundi nta kundi ni uko nguko nta kundi nabyo ni ibyawe cyane nzaho Imana ishaka n'ubundi nta ubu byanditse gutya nta kundi ushaka gukora ibitabo nta bimujyanye. none ufite ihe mpano yewe n'impano mfite yo kuririmba. uririmba ihe njyana ntabwo nanjye njyana nyizi gusa n'imurumba ntabwo murayibwira wararuse tuje kongera igakomera wararuse usanga uzi kuririmba ariko ndabizi niyo mpamvu mu muryango wanyu se haba harimo umuhanzi watubwira amazina ye. oya icyumvikana wararuse ujya usanga uri kuririmba ni nayo mpamvu ugiye kugabuka ugasanga impano yawe yatsinze ese kandi waba uririmba ubuhe bwoko bw'indirimbo? Ni indirimbo gospel, uba ari rap ntabwo mbizi ariko mba numva nyanga ari jya kuza hano nari nanyuze hirya hino mpura n'abakobwa beza abandi ari babiri nagarutse hino mpura n'abajaji batatu benshi ari imbwa naribajije ati se ibi bintu bibaho koko mana yanjye ntabwo natsindwa ntibibaho bamwe bafata ruswa abandi byanga rekera aho nuko urajejwe birarangiye urivuga urakoze nzaba kudutuka rwose niba hari n'ibindi wari wibagiwe ntabwo wabona umwanya wo kubikora udututse muri iyo ndirimbo yawe njyewe nkuhaye oya. ikigaragara niba ari twe wenda ushatse kuvuga birirwa batatu ikigaragara nawe waje kwiyunga muri izo mbwa kugira tube twabasha gukora igobe rizima kandi twe imbwa zaragwiriye ntazo dukeneye ngo ndizera rero wajya gushaka imbwa ngenzi zawe kuko izi mbwa zaruzwe nanjye so yego yanjye ntabwo hananyipfushije ubusa wayoboye. urakoze nzaba uburyo ugaragaje n'impano yawe buhabanye cyane n'imyitwarire y'umusore w'ubu bihabanye cyane n'impano twashakaga kandi bihabanye cyane n'igikorwa cyaguhurije aha ngaha ugaragaje umuco utari mwiza wo gusebya ndetse no guharabika abagize itsinda ry'ubujaji. Urumva rero impano yawe nta kintu kizima iri kugaragaza. Uhaye oya. undi natavuga
Kose koko uyu mukecuru arakomeye. Niko biri. Uje kwaka inguzanyo. Mukecuru byo. Ampaye. Anda disipurine rwose. Kandi ni mukecuru. Ubu urabona kuba naje ahangaha kujajinga impano zanyu ndi umuntu wo guhagarara imbere ukambwira ngo umukecuru niyo waje kujajinga impano se waje kunduka ese wasabye amabwiriza agenga iri irushanwa ndakubwiye ko wemerewe kwitabira irushanwa ufite imyaka 80. mbese ukubwiye ko ufite imyaka 80 imyaka yanjye ari 18 cyangwa uzanyeho se inyuma ushyiraho njyewe kandi abivuze neza kuko yahoze inyuma ubwo ni ijana na mirongo inani imyaka 18 abana bangahe ntabwo ndabisanzwe gusa ufite urubyaro She's what? arabyara None bakwita nde? murakoze mumbajije neza ubundi se kare kose mwakoraga ibiki njyewe amazina yanjye nitwa Fietena. Jesus is Lord. Nawe nyumvira nawe utekereze abakecuru barabakera tekereza guhura n'umukecuru ungana nk'uyu yiyamurese ukora mu muhanda none utekereze cyangwa umwana akagenda avuga ngo ngiye kwa Fietena mukecuru kwa pika mukecuru nawe ahubwo abakecuru mwabariya babandi bakunda kwita bashugamana. You know you can't be prosecuted for that. uriya gatubwira ufite ihe mpano njyewe mfite impano ndetse kari nyinshi mfite impano yo kureshya abajaji nkabasetsa mfite impano yo kumurika umudeli wanjye ukundi murandeba ariko Imana y'u Rwanda byati bari kukureshya aha ngafite impano ngo bakoresha abajaji utavuga no kubasetsa wadushejeje ikiyongera nawe ndagusetsa ndagusetse turebe You think so they wise? nawe yawe yamesha yatwaye yose nakubwira ni yego ndaziguha oya ntayajyanye iyo mpano njyewe rwose muhaye yo kureshya abagabo muhaye yo kureshya abajyanye niyo kubasetsa muhaye oya sinshobora guseka ego oya sinshobora guseka n'uyu mukecuru rwose murakoze kugaragaza impano zanyu. Umwanya ukurikiyeho n'uwo perezida jaji agiye kubabwira uko amajwi yagiye akurikirana. Ijambo ni iryawe. murakoze mu baje hano ndabizi harimo imburamukoro zaje hano sinabizi ko ziri gutsinda hari n'ababanje kuza bafite icyizere kandi koko twarebye dusanga bagomba gutsinda ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu ubwo rero bishatse kuvuga ko hakomeje abantu babiri mu bantu 100 mwitabiriye uwa nyuma wakomeje bamwita Fietena byagenda beshya Yasuye kubeshya noneho uwa mbere wabaye uwa mbere nubwo yagize no nyinshi nge n'abajaji twabitekerejeho dusanga agomba gukomeza bamwita Kevin aya marushanwa ntabwo abacanye kira Kevin twamuhaye shuri wanjye kumbe no
ntumbwire ko turarara. aya marushanwa yapfuye. niba urimo kuza ubone uje kwerekana impano ko urabona ndi umukecuru utaho umukecuru se urabona imvi zitabigaragaza uretse sha turabirebera twese kuri stage Abajaji bahageze se ako si ikibazo kimwe iya Rwanda ko nzi kari y'urubyiruko uretse di ndabereka gaca umugani mu kinyarwanda ngo amabuno y'inkoko agaragara ari uko umuyaga uhuye gaca umugani mu cyongereza ngo no mouse sauce kuvuga ngo nta sauce imbeba ibaho kandi uri kwigisha ibikeye ahubwo ngiye byanyobye icyo waje kureba ahubwo mwebwe ndumva impano muje kumurika hano mwazivuze zose sinumva impano zanyu ari iminwa kamubwire rero dukomeje gutongana n'uyu mukecuru byaza kuba bibi ubundi wateguye ibyawe ahubwo reka mubwire reka ndenye njya gutegura ibyanjye n'ubundi yati Rwanda n'urubyiruko uyu mukecuru nahatunyurana ungaye twegendere mana narebe ariko namwe ye havenze nitunganye nisige na kare agapudure hehe hahi kumwazirikira reka yati Rwanda n'abakecuru ngo ndi umukecuru reka mbereke bari keza ndimwe sambi bazibonye mbonera ukuntu wanga ku mapisi ufite isesemi jyana n'ubundi nta kijumba cyari kirimo ubundi reka njye kwiyicarisha umukecuru wanyakose umva bibi ntundatungura umukecuru nagukuramo nyababyeyi twese hano twaje gusabiriza witonde ubundi ko mbona ari kuguhatira gusuhuzanya ubundi murapfuki gusuhuzanya ntabwo ari itegeko mwese hano mwaje gusabiriza n'utsinda n'uyu agatsinda musuhuzanye mugeze hanze reka nagasaka rero bana umva we muko karori ni nyoko wakoreje uza gusabiriza witonde nakubwiye ngo twubahane ufite amagambo yewe reka nanjye njye mu irushanwa gusaza ni mu mutwe reka nanjye ngende ndebe kuba ari bunsinde ako se mukecuru wayibye neza bakora wintesha umwanya mwana nase mukecuru wizeye kuri bwatsinde jaji ntabwo yabinkora mani noneho nimunyumvire ndakanyabo none murabona ko tujya gukompeta n'abakecuru zibase ubwo si byo birakaze bidakara se ugomba kujya dukora dukompeta n'abakecuru ni ubwa mbere nabonye ibintu bisekeje ni ubwa mbere ubonye ibintu bisekeje aho umukecuru wasohoka ukajya gabanya umunwa akuhure muranzibisha kandi ufite umunwa muremure wo ari wo umeze nk'uw'umuntu wi shabe unsengere uzi abantu bahari ewa mva cyakoze mva mani sinzi ukuntu nabikubwira tu shamani ibyihore gusa nyine wowe ugiye ku mavido sawa sawa shabe wiyiteho umukobwa ndiba hirya gutya ese ko imanuye nayo imanutse
gusa uri kubona ibaze fone yanjye igiye bifotoye mwiza sha afite akabiri kanyerera nako umusore none se bimeze bite waje hano kwenda iki kuri hano wese waje kwenda iki ahubwo wowe ndagira nkubaze uri hano ukora iki waje kugaragaza impano se nawe amaye nka noneho kaje amakokero ahubwo wowe uje kugaragaza ihe mpano waje muri ati Rwanda yego ati wowe watsinze watsinze ntarapafominga ngenda kubwiye ngo watsinze iyo twabonanye ujye umenya ko watsinze wese uri iki uraza kumenya ari uko ubonye nkuhaye pasi urumva utamfite se wahacika ibyo ntibyanshyira hejuru abatubuzi bahozeho ubwo mbonyemo umutubuzi baba we ahubwo wowe emera ikintu ugiye kukubwira ugikurikize nawe bitabaye ibyo feyiri wowe bw'akazi kwa nyina abundi tapa wagagira iwanyu da uri kubona ndi mubi erega njyewe naje mbyizeye n'ubundi ndatsinda nkigera kuri stage niba ubyizeye ko uri buze gutsinda noneho wihe pasi ahubwo wowe emera niba wumva ushaka gutsinda wemere dutahane naho ubundi bitabaye ibyo turarane bitabaye ibyo ngibyo wowe uzagagira kwa nyoko keretse niwe uzakwishakira reba ukuntu bisa mbega ibikweto reba urushati kweri mbwira niba ubyemeye naho ubundi si cyo ndicyo ndakaze komere bwana perezida w'abajaji mukomere umeze ute se meze neza ko ndi icyumara abo banyamuryango ntabwo baraza se bashaka kwerekana imana yego ko bagezemo n'abajaji batangiye kwagira ahubwo nanjye nuko navuganaga n'uyu mwana yambwiraga ngo nzamuteze imbere ariko nta kundi ndaje uyu nawe ni umwe mu bari bugaragaza impano ntubireba se nkomeze njye muri sare mugire muwe mugerogariza ndaje wabyumvishe se nabo nyitegereza wahaca heza utamfite njye hari umutwaro w'imyanda nikoreye ku buryo nawe natangiye ko nyifuza ariko wowe nakubwiye ngo uratsinda sibyo ahubwo tugende wowe ibindi bimbaze sibyo mukomere hino uri twari twabonanye mukomere jaji kimbo makuru munyibaganire watinze ariko ibintu bigenda neza tizere ibintu mwari mwabyuganije byari byatunganyije noneho ndizera twababwira ibisabwa n'amabwiriza y'aya marushanwa tugatangira mwiriwe mwese ko nta murare mufite ntabwo mwizeye ko muri butsinde noneho ndagira abanze babwire ibintu bigenga aya marushanwa sibyo aya marushanwa nta muntu uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kwitabira kuko ntabwo tugiye gutanga za mbembero sibyo ikindi ndagira mbabwire ko n'abafite imyaka hejuru ya 35 nabo batemerewe kwitabira rino rushanwa ubwo rero bishatse kuvuga iki niba uzi kurimo ushaka wakigendera kuko ntabwo turi gutanga inguzanyo ya VUP bizera birumvikana ikindi umuntu uzi ko ari buze kugira yesi ebyiri byibuza niwe uruze kuba yatsinze nubona wagize imwe ntuze kuvuga ngo jaji bakwibye kandi ikindi nanone turarebera aho uturuka noneho dukomeje uraza berekana impano yawe hano ugire vuba vuba ibintu byo kuza bagira ngo mwambaye inkweto z'ubugari ntabwo tubishaka ugire vuba niba ari impano yawe uyigaragaze vuba kuko hari abandi bakeneye kwitera bakajya mu mirimo yabo birumvikana mwabyanga mutabyemera mushobora no kubyanga hagakomeza ndizera noneho nakakira jaji ahangaha murarana ndi kumwe n'abajaji batandukanye hari jaji Kembo hakaba na jaji Jeff abo nibo tugiye gufatanya muri uyu murimo dutuza iki kandi ikindi nta muntu wemerewe guha amashyi umuntu uri buze gupafominga neza uri buze kubikora arirukanwa mu irushanwa niyo yaba yabonye yego sibyo yego ntunganiye perezida wacu w'abajaji ugiye gutambuka ujye hari imbere uvuga amazina yawe ubundi ugaragaza impano yawe n'aho uturuka utarenze iminota 5
murakoze ndakeka buri wese yumvise ibyo bavuze. Ibi ni nawo mwanya wo kugira ngo dutangire igikorwa cyaduhurije aha ngaha. Ubwo ngubwo uwa mbere yatambuka akatwereka impano ye. Murakoze. Ni byiza. Amakuru Ni meza. ifite confidence Cyane rwose. wizeye ko ubuze gutsinda ashaka irakomeye. Witwa nde? Nitwa Tere. Tera nini? Rugamba. Rugamba ati komerezaho tubwira n'akarere uturutse. Nturutse mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gishari, akagari ka Rwanda, umudugudu wa Nyagakobo. none uje kutwereka ihe mpano? Nje kubereka impano yo kubyina. Urabizi ko Tera? Cyane. Tera n'isura yawe itandukanye, nta kibazo twakiye none. Oya ntabwo itanganye byacu. Ndizera amabwiriza wayumvise. Imyaka ingana? Imyaka 18. 18? Cyane rwose. Niyo mirire mibi bavuze. Wakiye, komeza. Imana yanjye. Ngiye gutangira. Tangira nta kibazo. Umva Rugamba Tera, urimo urabyina neza ariko urimo urasa. Urimo rwose. Byina neza kugira ngo turebe ko beat urimo uravugisha umunwa ijyana n'uko urimo urabyina. Twagiye ongera usubiremo. Abandezeraho wese yajya abasha kuba yajya akigisha n'abandi bana bo mu gace k'iwabo bakagenda neza. Cyangwa se nkaba nagize igihugu n'iterambere bitewe n'Imana. Niyo mpano mfite. Tera, uramutse ubonye amahirwe yo gutsinda, urumva impano yawe yazakumarira iki mu buzima bwawe ku giti cyawe? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza kandi kinankomereye. Nyine ugize ayo mahirwe nkabona pasi yo gukomeza, nazagira amahirwe yo kugira ngo Imana yanjye kandi nkazabasha kugira ngo nzagusimbure no kuri ubwo bujaji bwawe wicaye. Ikibazo ahise yumva ko azagusimbura ku bujaji atarabona na pasi. Si n'ibyo byose se. Nagiye kunsimbura. Namwe mujye munyumvira. Uburebure ufite bwapfuye ubusa gusa. None se Tera, iyo abababa ni ururimi rwo mu gihugu uririmba. Iriya bete nawe navugaga pa ni uko yakoreshejwe n'umugabo bita Gobert. Noneho watubwira inkomoko y'urwo rurimi, ese ruturuka mu kihe gihugu? Igihugu ntabwo ngize rwose urangoye. Tera ihangane uracyafite urugendo rurerure sibyo? Ibintu wagaragaje ikigaragara nta bisobanuro buzima ufite ujye muhaye oya. Bite byawe? Amakuru? Ufite imyaka ingahe? 19. Witwa nde? Nitwa Fiona Saba, bakise akazina keza iwanyu? basigaye cyane. Biranasobanutse. Nduruka mu kahe karere? Ahantu nturuka mu karere ka Nyagatare, niyo mpamvu nzi ibintu bijyanye n'umuco, niyo mpamvu haba n'inka nyinshi, niyo mpamvu ugiye kubereka n'impano mfite y'umuco nyarwanda. Ni byiza abo bakobwa nabo baba bakenewe. Ni byiza kuba wateye intambwe uvuga ngo uje hano kuri stage uje kwerekana impano yawe ijyanye n'umuco sibyo? Ikibazo mubaza, agati bavurugisha amata bakita ngo iki? Agati bavurugisha amata ndakeka bakita akabando. Akabando bagakosha. Wowe ngo uri uw'Inyagatare. Uw'Inyagatare ngo wakoreye amata ntabwo bijye mu dukomeze. Ikibazo gikurikireho kiravuga ngo umuheha banywesha amata bawita ngo iki? Urakoze kumbaza ikibazo cyoroshye cyane. Umuheha banywesha amata kuko nakunze kuyanywa cyane bawita ruvuna amata. Ibyo bintu wabyigiye? Agati bavurugisha amata bakita akabando. Ibyo bintu hari aho ubizi?
mu kinyarwanda twize yuko agati bavurugisha amata bakita umutozo, naho umuheha banywesha amata wita umuceri. Wabyumvise? Umuceri. Umuceri. Ngo wanyweye amata aho banyweye ibizima. Ntabwo Nyagatare watubeshe. Reka nanjye mwibarize ikibazo. Sangwa Fiona. Mu kinyarwanda nyina w'umugabo wawe aba yitwa Muki. Umugore ubyara umugabo wanjye bamwita Murebwere Floride. Babuze abo bita Zaravashi. Sinjya nukana ariko nakakwisi. Izina se wabuyitutse. Uyu mukobwa yageranwa n'imwe. Bamwita Murebwere Floride. Nta nubwo uzi kuvuga ko ari nyakubukwe cyangwa sobukwe. Ibyo bintu ntabyo uzi. Uvuga ngo mabukwe. Murebwere Floride. Ugatinyuka ukavuga nyakubukwe mw'izina. Bitewe n'ukuntu nakubonye ntayego yanjye ntabwo wamuhaye oya. Nanjye muhaye oya. Uzagenda witekerezeho nanjye muhaye oya. Hari undi se atari njye? Ariko abakobwa wacecetse ko ari biri buzamu. Ko mushaje nabi mwebwe mwabakecuru. Hari ugatsinda. Undi nawe utambuka se. Genda n'abagore oya zabima. Oh mabu. Muraziranye? Nani? Kareke none ugije namenyana nawe. Birabyo niyo amaraso. Rero Ken, abantu b'isi muri isi. Ariko umva ibyo tworoherana. Ushobora kumva ko ubyibye hano mu bajaji bagakuramo n'umushahara w'uyu munsi wawe. Yesu! Rero twikomereze. Bakita neza. Murakoze? Okay, murakoze? Nitwa Ila Kevin. Ila Kevin. Kumona watwawe ubwenge bwagiye. Oya ntabwo ari ugutwara. Ila Kevin. Ira Kevin urabongeye gusubiramo. George, ndakubaza ikibazo kimwe. Ko Sangwa Fiona utigeze Ariko wibwira ibyo bisabwa utekerezaho cyane. Uyu nguyu niwe mukobwa uri imbere wenyine. Reka dukomeze. Renata, mfite imyaka ingahe? Okay, murakoze. Thank you. Mva mfite imyaka 17. Imyaka 17. Yego. Ikigaragara we ntabwo wagakwiye kuba Ariko atari bamwe. Ngenda bizi neza. Rata suri buyuzuze mu kanya. Nta neza umva. Harabura nk'amasaha. Ngenda tegetse na janje mukuru iri rushanwa rikwiriye. Mukanya y'imyaka 18. Yego nyine. ubibwiwe n'iki? Ubwiwe n'iki se waramubyaye? Ese ntumureba kandi gukura? Arimo arakura se ni icyobo. Kurya uvanga arimo arakura. Icyobo ari cyo gikura babiri. 30 urahemba ukasebe. Mukase urabishyira he? Noneho turebe. Dukomeze. Rero ntabwo twemera yuko atambuka ataruzuza imyaka 18. Nende utabyemera? Njyewe nyuma yo kutabyemera ushobora kubukura mu bajaji bagukuramo n'umuco. Yesu! Nifundi ngo muyite umwana w'inyoni. Ubu ngubu narimuyeho 3. Ibyo ngibyo ntabwo bitureba ibyo byo kuvuga ngo yakuyeho yageze ate, ahubwo icyambere nuko wagize ubutwari ukitanyuka muri rushanwa. Ndumva nta wundi wakongera kucyemeza urafasha, ahubwo ufite ihema. Data waturutse ngenda hazi. Tubwire ufite ihema. Impano yanjye regira nigaragaza. Ese ubundi jaje ntabwo tubiziranya? Nge impano yawe ndayizi Latila. Niyo mpamvu muhaye kaye. Wikomereze. Urayizi se yagiye kuza muzanye yabanje kwikwerekera iwabo. Aramusore arayikwereka. Impano urayizi? Jewe yego nayimuhaye namwe mutanga aho data garagaza impano yawe turebe turaguye ibikwiranye n'ibyo usaba. Ubundi se ko ntabwo babinteye nta kibazo reka nyibereke. Ekera twakubonye mukobwa. ahubwo gero bagatwakujya tukamire. Iyi mpano se nibwo buki. Ukuru kanyonga
goka karanyonga ngo aranyonga se ari ku igare aranyonga buriya ariko judge umukobwa yavuga mwapanze iki wowe na cyahise uturuka he uva mu kahe karere wowe erega nawe wabyibwira ni Gasabo mu biryogo ni Gasabo kandi noneho irakevi njyewe ndabona iyo mana ahantu yazatugezeyo kumudaringa njyewe muhaye yego muhaye yego byari twumvikane njyewe muhaye tugereranyije amabwiriza y'iyi ati Rwanda biravuga ko nubona oya ebyiri uri bube watsinze ku ngingo ya 62 igitabo kirimo amategeko agenga abajaji iyo umuntu werekana impano aho abonye oya ebyiri aba yatsinze nta kibazo nagende urashaka kutuyoboza inkoni y'igitugu udukangisha icyo uri cyo ahubwo ubutanzara tuzazana abandi bajaji urabikoze genda nyine ajya kwicara se ngiye mfite yego rye uguhaye oya unafite yego rye undi ntajye none se ubwo wogeye agenda ngo ariko se ntabwo rero waretse akaba ari ngewe uvanze ahubwo ho mu nzira nifatire yego zanjye hakiri kare mu mbese ngewe iyo wingora muri gurupe oya ni umuntu ku giti cye none rero umukecuru manuka ugiye tukaza kuba turi kurya n'ubundi ntabwo twashaka no gufata inguzanyo na biyobe numva se ahubwo wowe wishimye wizeye kuri butsinde cyane rwose kuko ndabyizeye kuko wifitiye icyizere kiruta abatambutse aho ngaho uyu ni mukuru wawe uyu ni murumuna wawe kuko bose bakwemera baraguhamajwe kujya impano yanjye niyo umuhesha amajwi ubwo se tugutsindagiye mu kibibi wabasha kwikuraho cyane rwose nakwikuramo kuko intege mfite namwe niyo mwakiteranya ntimwabasha ariko ntabwo mbasuzuguye twagerekera ubwo bushaka amazina yawe yitwa nzaba se nizo impamvu nanze kuyavuga yose nuko ari maremare ubundi yuzuye history imba ivuze rito ryajya mu gakarere ngatubwira nitwa nzahuka imana ishaka n'ubundi nta kundi ni uko nguko nta kundi nabyo byawe cyane nzahuka imana ishaka n'ubundi nta wowe byanditse gutya nzahuka imana ishaka Akabazi. n'ubundi nta kundi nta kundi ntabwo gukora ibitabo nta bintu byanditse ufite ihe mpano yewe n'impano mfite yo kuririmba uririmba ihe njyana ntabwo nanjye njyana ngizi gusa n'ibirumba ntabwo murayibwira Warabuze tuje kongera igakomera wararuse usanga uzi kuririmba ariko ndabizi niyo mpamvu ugiye mu muryango wanyu se haba harimo umuhanzi watubwira amazina ye oya icyumvikana wararuse usanga uri kuririmba ni nayo mpamvu ugiye gukamuka ugasanga impano yawe yatsinze ese kandi waba uririmba ubuhe bwoko bw'indirimbo indirimbo rap ntabwo mbizi ariko banumva nyanga ari jya kuza hano nari nanyuze hirya hino mpura n'abakobwa beza abandi ari babiri nagarutse hino mpura n'abajaji batatu benshi ari imbwa naribajije ati se ibi bintu bibaho koko mana yanjye ntabwo natsindwa n'ibibaho bamwe bafata ruswa abandi byangayo rekera aho nuko urajejwe birarangiye ubivuga urakoze nzaba kudutuka rwose niba hari n'ibindi wari wibagiwe ntabwo wabona umwanya wo kubikora udututse muri iyo ndirimbo yawe njyewe nkuhaye oya ikigaragara niba ari twe dushatse kuvuga birirwa batatu ikigaragara nawe waje kwiyunga muri izo mbwa kugira tube twabasha gukora igobe rizima kandi twe imbwa zaragwiriye ntazo dukeneye ngo ndizera rero wajya gushaka imbwa ngenzi zawe kuko izi mbwa zaruzuye nanjye so nta yego yanjye ntabwo haranyipfushije ubusa wayoboye urakoze nzaba uburyo ugaragaje n'impano yawe buhabanye cyane n'imyitwarire y'umusore w'ubu bihabanye cyane n'impano twashakaga kandi bihabanye cyane n'igikorwa cyaduhurije aha ngaha ugaragaje umuco utari mwiza wo gusebya ndetse no guharabika abagize itsinda ry'ubujaji urumva rero impano yawe
nta kintu kizima iri kugaragaza. Uhaye oya. Undi natavuga kose ko uyu mukecuru arakomeye. Niko bibi uje kwaka inguzanyo. Mukecuru byo disipurine rwose kandi ni umukecuru. urabona kuba naje ahangaha kujajinga impano zanyu ndi umuntu wo guhagarara imbere ukambwira ngo umukecuru niyo waje kujajinga impano se waje kunduka ese wasomye amabwiriza agenga iri irushanwa Ndakubwiye ko wemerewe kwitabira irushanwa ufite imyaka 80. nyine se ukubwiye ko ufite imyaka 80 imyaka yanjye ari 18 cyangwa uvanyeho se inyuma ushyiraho njyewe kandi abivuze neza kuko yahoze inyuma ubwo ni 180 imyaka 18 Abana bangahe? ntabwo ndabasambe Gusa ufite urubyaro. She's what? Urubyaro. None bakwita nde? murakoze mumbajije neza ubundi se kare kose mwakoraga ibiki njyewe amazina yanjye nitwa Fiyete Nana. Jesus is Lord. Nawe nyumvira nawe utekereze abakecuru barabakera tekereza guhura n'umukecuru ungana nk'uyu yiyamurese ukora mu muhanda none utekereze cyangwa umwana akagenda avuga ngo ngiye kwa Fiyete Nana mukecuru ahubwo abakecuru nka bariya ba bandi bakunda kwita ba shugamano. You know you can be prosecuted for that. uriya gatubwira ufite ihe mpano. Njyewe mfite impano ndetse kari nyinshi mfite impano yo kureshya abajaji nkabasetsa mfite impano yo kumurika umudeli wanjye ukundi murandeba ariko Imana y'u Rwanda Data bari kukureshya. aha ngafite impano ngo ukoresha abajaji kutavuga no kubasetsa You think say they wise? nawe yawe nakubwira ni yego ndaziguha. Oya nayajyana. iyo mpano Njyewe rwose muhaye Yo yego. kureshya abagabo. Muhaye Yo yego. kureshya abajyana. niyo kubasetsa Mbaye oya. Oya sinshobora guseka. Sinshobora guseka. Ego. Oya. Sinshobora gusekwa n'uyu mukecuru. murakoze kugaragaza impano zanyu. Umwanya ukurikiyeho nuwo Perezida Jaji agiye kubabwira uko amajwi yagiye akurikirana. Ijambo ni iryawe. Murakoze mu baje hano ndabizi harimo imburamukoro zaje hano zinabizi ko ziri gutsinda. Hari n'abamanje kuza bafite icyizere kandi koko twarebye dusanga bagomba gutsinda. Ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu ubwo rero bishatse kuvuga ko hakomeje abantu babiri mu bantu 100 mwitabiriye. Uwa nyuma wakomeje bamwita Fiyete Nana byagenda beshya Yasumye kubeshya noneho uwa mbere wabaye uwa mbere nubwo yagize no nyinshi nge n'abajaji twabitekerejeho dusanga agomba gukomeza bamwita
marushanwa ntabwo yabacengeye kira Kevin twamuhaye shiri wanjye kumbe nubwira ko turarara aya marushanwa yapfuye niba urimo kuza ubone uje kwerekana impano urabona ndi umukecuru utaho umukecuru se urabona imvi zitabigaragaza uretse sha turabirebera twese kuri stage abajaji bahageze se ako si ikibazo kimwe iya Rwanda ko nzi ko ari urubyiruko uretse di ndabereka baca umugani mu kinyarwanda ngo amabuno y'inkoko agaragara ari uko umuyaga uhuye baca umugani mu cyongereza ngo no mouse sauce kuvuga ngo nta sauce imbeba ibaho kandi uri kwigisha ibikeri ahubwo ngiye byanyobeye icyo waje kwira ahubwo mwebwe ndumva impano muje kumurika hano mwazivuze zose sinumva impano zanyu ari iminwa kamubwire rero dukomeje gutongana n'uyu mukecuru byaza kuba bibi ubundi wateguye ibyawe ahubwo reka mubwire reka nze njya gutegura ibyanjye n'ubundi yati Rwanda ni urubyiruko uyu mukecuru nahatunyurana ungaye twegendere mana narebe ariko namwe ye havenze nitunganye nisige na kariya gapudure hehe hahi ngo ndi umukecuru reka mbereke bari keza ndi inkwi ariko shamenya sambi bazibonye mbonera ukuntu wanga ku mapisi ufite iseseri jyana n'ubundi nta kijumba cyari kirimo n'ubundi reka njye kwiyicarira umukecuru wanyakose umva bibi ubundi hatongura umukecuru nagukuramo nyababyeyi twese hano twaje gusabiriza witonde ubundi ko mbona ari kuguhatira gusuhuzanya ubundi murapfuki gusuhuzanya ntabwo ari itegeko mwese hano mwaje gusabiriza n'utsinda n'uyu agatsinda musuhuzanye mugeze hanze reka nagasakara uri bana umva we muko karabona n'inyo kuwakohereje muze gusabiriza witonde nakubwiye ngo twubahane yewe reka nanjye njye mu irushanwa gusaza ni mu mutwe reka nanjye ngende ndebe kuba ari bunsinde akoze mukecuru wayibye neza bakora wintesha umwanya mwana nase mukecuru wizeye kuri bwatsinde jaji ntabwo yabinkora mani noneho nimunyumvire ndakanyabo none murabona ko tujya gukompeta n'abakecuru zibase ubwo si byo birakaze bidakara si urumva kujya dukora dukompeta n'abakecuru ni ubwa mbere nabonye ibintu bisekeje ni ubwa mbere ubonye ibintu bisekeje aho umukecuru wasohoka ukajya gabanya umunwa akuhure muranzibisha nkani ufite umunwa muremure wo ari wo umeze nk'uw'umuntu wi bebe unsengere uzi abantu bahari ewa mva cyakoze mva mani sinzi ukuntu nabikubwira tu mani byihore gusa nyine wowe ugiye ku mavido sawa sawa shebe wiyiteho umukobwa ndiba wirya guca ese ko imanuye
nayimanura se gusa uri kubona ibaze fone yanjye igiye bifotoye mwiza sha afite akabiri kanyerera ako musore none se bimeze bite waje hano kwenda iki kuri hano wese waje kwenda iki ahubwo wowe ndagira nkubaze uri hano ukora iki waje kugaragaza impano se nawe amaye nka noneho kaje amakokero ahubwo uje kugaragaza ihe mpano waje muri ati Rwanda yego ati wowe watsinze watsinze narapafumirwa ngenda kubwiye ngo watsinze iyo twabonanye ujye umenye ko watsinze wese uri iki uraza kumenya ari uko ubonye nkuhaye pasi utamfite se wahacika ibyo ntibyanshyira hejuru abatubuzi bahozeho ubwo mbonyemo umutubuzi baba we ahubwo wowe emera ikintu ugiye kukubwira ugikurikize nawe bitabaye ibyo feyiri wowe bw'akazi kwa nyina abundi wagagira iwanyu da uri kubona ndi mubi erega njye naje mbyizeye n'ubundi ndatsinda nkigera kuri stage niba byizeye ko uri buze gutsinda noneho wihe pasi ahubwo wowe emera niba wumva ushaka gutsinda emere dutahane naho ubundi bitabaye ibyo turarane bitabaye ibyo ngibyo wowe uzagagira kwa nyoko keretse niwe uzakwishakira reba ukuntu bisa mbega ibikweto reba urushati kweri mbwira niba ubyemeye naho ubundi si cyo cyo ndakaze komere bwana perezida w'abajaji mukomere umeze ute se meze neza ko ndi icyumara abo banyamuryango ntabwo baraza se bashaka kwerekana imana yego ko bagezemo n'abajaji batangiye kwagira ahubwo nanjye nuko navuganaga n'umwana yambwiraga ngo nzamuteze imbere ariko nta kundi ndaje uyu nawe ni umwe mu bari bugaragaza impano ntubireba se nkomeze njye muri sare mugire mugerogariza ndaje wabyumvishe se nabo nyitegereza wahaca henshi utamfite njye hari umutwaro w'imyanda nikoreye ku buryo none utangiye ko nyifuza ariko wowe nakubwiye ngo uratsinda sibyo ahubwo tugende wowe ibindi bimbaze sibyo mukomere hino twari twabonanye komere jaji kimba makuru munyibaganira watinze ikibazo ariko ibintu bigenda neza biruze gutunga tizere ibintu mwari mwabyuganije byari byatunganye noneho ndizera twababwira ibisabwa n'amabwiriza y'aya marushanwa tugatangira mwiriwe mwese ko nta murare mufite ntabwo mwizeye ko muri gutsinda noneho ndagira abanze babwire ibintu bigenga ayo marushanwa sibyo aya marushanwa nta muntu uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kwitabira kuko ntabwo tugiye gutanga za mbere sibyo ikindi ndagira mbabwire ko n'abafite imyaka hejuru ya 35 nabo batemerewe kwitabira rino rushanwa ubwo rero bishatse kuvuga iki niba uzi kurimo ushaka wakigendera kuko ntabwo turi gutanga inguzanyo ya VUP bizera birumvikana ikindi umuntu uzi ko ari buze kugira yesi ebyiri byibuza niwe uruze kuba yatsinze nubona wagize imwe ntuze kuvuga ngo abajaji bakwibye kandi ikindi nanone turarebera aho uturuka noneho dukomeje uraza berekana impano yawe hano ugire vuba ibintu byo kuza wagira ngo mwambaye inkweto z'ubugari ntabwo tubishaka ugire vuba niba ari impano yawe uyigaragaze vuba kuko hari abandi bakeneye kwitera bakajya mu mirimo yabo birumvikana mwabyanga mutabyemera mushobora no kubyanga hagakomeza ndizera noneho nakakira jaji ahangaha murarambika kumwe n'abajaji batandukanye hari jaji Kembo hakaba na jaji Jeff abo nibo tugiye gufatanya muri uyu murimo dutuze iki ko mudafite bigenda wagira ngaho ntabwo uri mu bashaka kandi ikindi nta muntu wemerewe guha amashyi umuntu uri buze gupafominga neza uri buze kubikora